Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga, mu gihe cya nibature buri gitondo, aho uherereye hose. Yesu Kristo ashimwe, ndagusuje mwene data nshuti yanjye. Abakristo dusengana mu itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda, nkomeje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, mbasabira umugisha ku Mana. Mwese Imana ibarebe neza, ibanezeze. Dutangiye icyumweru kidasanzwe, icyumweru cy'umugisha, icyumweru cyo kwagukiramo, icyumweru cyo gutabarirwamo n'Imana, icyumweru cyo kurengerwamo n'Imana, icyumweru cyo kubona Imana. Rero iki cyumweru tugitangira tubanje gushimira Imana, tuyizamuriye amaboko, tuyishimira ibyo yakoze, tuyishimira iby'imirimo yayo itangaje. Turayishimiye ko yaturinze, turayishimiye ko twarwaye ikadukiza, turayishimiye iby'imbaraga z'amaboko yayo ntabwo birondoreka, birahambaye. Ntawabasha kubivuga, ntawabasha kubisobanura, gusa Imana ishobora byose ishimwe. Dushimiye Imana aka kamwanya. Nyemerera nawe ushimira Imana mu mutima wawe, ubwira Imana uti nubwo hari ibitarakemuka ariko nigeze nkubona, nushimwe. Uri Imana y'inyembaraga, uri Imana y'inyabushobozi. Shimira Imana, ongera uyigirire icyizere, ongera uzamure icyubahiro cy'Imana mu mutima wawe. Ikindi wongere ugirire Imana icyizere. Iyo mvuze ngo girira Imana icyizere, mba nshaka ko ugira kwiringira, ukagira kwizera guhamye, ukagira kwizera mbese kutavangirwa n'incamugongo za Satani. Gira kwizera rero, wongere wizere Imana. Tugitangira iki cyumweru, wizere ko mu minsi iri imbere yawe yo muri iki cyumweru uzahura no kugira neza kw'Imana, uzabona ukuboko kwera kw'Imana. Imana ishimwe. Muri iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda. Nifuje ko tuganira ku ijambo rivuga ngo nta cyabuza Imana kugutabara. Imana ishimwe. Nta cyabuza Imana kugutabara, uko binuka, uko byigaragambya kose, uko bigaragara nk'ibikakaye, uko bigaragara nk'ibinyembaraga, uko biguteye ubwoba kose, uko biri kukubabaza kose, ariko nkuzaniye ijambo rigukomeza muri uru rugendo, ijambo rinesha Satani n'abadayimoni, rikubwira ngo nta cyabuza Imana kugutabara. Nta cyabuza Imana kugutabara, nta cyabuza Imana kugutabara. Nta cyatuma Imana igutererana muri urwo rugamba ngo urugwemo. Hoya, nta cyabuza Imana kugutabara. Imana yuzuye imbabazi n'urukundo, itinda kurakara, ikihutira kubabarira. Nta cyayibuza kugutabara. Icyo usabwa ni uguca bugufi no kuyihendahenda no gusaba Imana imbabazi no kwitandukanya n'ibyaha. Imana ishimwe. Nabonye Imana igira neza yewe. Nabonye Imana itabara abatagira kirengera. Nabonye Imana igirira neza imfubyi. Nabonye Imana iburanira abapfakazi. Nabonye Imana yumva gusenga ko batagira shinga na rugero. Imana ishimwe. Nabonye Imana mu kuboko kwayo harimo umugisha. Nabonye Imana y'inyembaraga, nabonye Imana y'inyabushobozi. Nabonye Imana. Nakubwira ngo iyo Mana nabonye nawe urayibona mu izina rya Yesu Kristo. Icyo usabwa ni ukwizera, icyo usabwa ni ukuvana ibyaha mu mutima wawe, icyo usabwa ni ugutumbira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo nta cyabuza Imana kugutabara. Mbese ntacyo, nta kinyabutware, nta kinyabushobozi, nta kinyembaraga, ntacyo nubwo ubona byatinze, ariko Imana izabisohoza. Satani yagiye akakubuzabuza umunsi wo kwakiriramo umugisha wawe, abadayimoni bakitambika. Umunsi wo gutabarirwamo, abadayimoni bakitambika. Ariko nkuzanira ijambo rivuga ngo nta cyabuza Imana kugutabara. Nta cyabuza umugambi w'Imana mwiza ku buzima bwawe kusohora. Byaragukerereje ndabizi,
abadayimoni bagiye bagukerereza, abanzi bawe bagenda baguha amazina atuma gutabarwa kwawe gutinda, ndetse bamwe bakagenda bakagushyashyariza, bakagenda bakakuvuga uko utari, ariko nta cyabuza Imana kugutabara, nta cyabuza umugambi mwiza w'Imana gusohora ku buzima bwawe, nta cyabuza Imana kugutabara. Nicyo tugiye kuganiraho. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Tugiye gusoma ibice, Abaheburayo ibice 2, turasoma umurongo wa 18 twihuse. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo, kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha gutabara abageragezwa bose. Imana ishimwe. Yesu Kristo ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, akababazwa, akageragezwa. Abana b'abantu baramugerageje, abana b'abantu baramubabaza. Urabizi urwo rugendo rwa Yesu Kristo, baramugerageje, ibitangaza yarabikoraga ntibabyemera, bajya kubyemera bakavuga baturi dayimoni. Barangiza bati wakijije ku isabato bitemewe. Yazura Lazaro, bati yari inshuti ye. Yazura, yakura umurwayi ku kidendezi hamaze igihe kirekire, bati ibyo ntibishoboka. Mbese Yesu nawe ubwe baramugerageje. Niba uri mu gihe cyo kugeragezwa rero n'umwana w'umuntu uri mu bigeragezo, ndagira ngo nkubwire ko Yesu Kristo yageragejwe mbere yawe, yarageragejwe kandi arababazwa ubwe. We yarababajwe, aracunaguzwa. Wowe uri kuzenguruka mu manza ahantu hatandukanye ubeshyerwa, Yesu yanyuze ahantu henshi cyane, abazwa, aburanwa kwa Pilato, kwa Kayifa, mbese yarababajwe. Yesu Kristo yarababajwe kandi arageragezwa, arazunguzwa. Baramuzunguje, bamuzunguza batazi ko ari Imana. Byose umunsi umwe azazuka bigize zero. Rero ijambo rirakubwiye ngo, kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe. Imana ishimwe. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, wowe uri kubabazwa n'abakugerageza, wowe uri guteraguranwa hirya no hino, wowe wafashweho ijambo muri iyi minsi, wowe wagizwe urwo baseka, wagizwe nayo, ndakuzaniye ijambo rivuga ngo nta cyabuza Imana kugutabara, nta cyabuza Yesu Kristo kukurengera no kugutabara no kukuvuganira. Ubwo yababajwe ubwe, ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, were kwibaza yuko kugeragezwa, were kwibaza yuko ubwo uri kubabazwa ari wowe bihereyeho. Hari abandi bakubanjirije, hari abandi banyuze muri uwo mubabaro, kandi Imana ibatambutsa bemye. Urabizi neza inkuru za Morodekayi, uburyo yageragezwe na Hamani, akamubabaza, agafata icyemezo cy'uko ari burangiza Abayuda. Urabizi abakubanjirije benshi. Ndagira ngo nkubwire ngo nta cyabuza Imana kugutabara nuhagarare kigabo, uwizera Imana, usenga Imana. Ibyawe ntabwo ari byo byacitse, ahubwo Imana irimo irabyitegereza. Nta cyabuza Imana kugutabara, kuko ubwo Yesu Kristo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha gutabara abageragezwa bose. Ubwe abageragezwa arabumva cyane, arabareberera, akatureberera aho tutareba, akahagera akahahagarara, kuko nawe ubwe yarababajwe no kugeragezwa. Rero abasha gutabara abageragezwa bose, abababazwa no kugeragezwa, abo bose abasha kubatabara. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo shikama, komera. Ntabwo Imana ari wowe izakorera hose itaje ngo igutererane muri urwo rugamba. Ntabwo ari wowe izakoreraho igerageza yewe, oya.
ngo kuko nayo ubwayo yababajwe no kugeragezwa ibasha rero gutabara abageragezwa bose. Nuhagarare, nushikame, niwizere Imana, niwambare imbaraga z'ibihe byiza byo gusenga. Yesu araje, ntago azatinda. Yewe araje agutabara, akugirire neza, aguteturure. Ntago uzagwa muri icyo kigeragezo cyo kubabazwa, ntago utigwamo. Imana irakujaburamo, iraguteruramo mu izina rya Yesu. Nakubwiraga ngo nta cyabuze Imana kugutabara. Imana ishimwe. Shalomo shalomo. Iki cyumweru uzakira ibibyibushye, iki cyumweru Imana izagusetse, iki cyumweru ahari umwijima Imana ihashyira umucyo mu izina rya Yesu Kristo, ahari ukuniha ihashyira ibitwenge mu izina rya Yesu Kristo. Imana yitamurure mu bumana bwayo, uyibone nuhure n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Shalom.